muraba agaciro mu mwahisemo ko twumva twibuke twiyubaka buri mwaka abanyarwanda n'isi yose bibuka abazi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Jenoside yakorewe abatutsi yahitanye inzirakarengane zirenga miliyoni, abana, abakuru, abahungu n'abakobwa bose ba jenoside batwaye ubuzima. Uretse ubuzima bw'abantu, hangijwe byinshi mu mpande zose, mu bice by'ubuzima bitandukanye ndetse no mu nzego zinyuranye. Abahanzi biganjemo cyane abaririmbyi ni bamwe mu bo jenoside yakorewe abatutsi yakozeho cyane. Ibi bituma abakunzi ba muzika basigarana nimba ku mutima. Bamwe mu bahanzi bari bakunzwe ndetse banakomeye mbere y'umwaka w'1994 bishwe bazira ko bari abatutsi. Ibi byasize kandi icyuho gikomeye mu myidagaduro mu muryango nyarwanda ndetse no mu muziki by'umwihariko. Biragoye kandi kumenya abahanzi baguye muri jenoside yakorewe abatutsi. Iba hanini bishingira kuba kugeza ubu hari ahantu haguye abantu, ariko kuhamenya bikaba bikiri ikibazo gikomeye. Uretse abari ibyamamare cyane, aha ntitwakirengagiza n'abandi baririmbaga ku giti cyabo cyangwa mu orchestre atandukanye bari batarubaka izina rikomeye. Aha kandi harimo n'abatari bazwi cyane na rubanda. Aba bose hiyongeraho n'abari abaririmbye mu makorali atandukanye ya gikristo, haba muri Kiliziya Gatolika ndetse no mu yandi matorero. Bamwe mu bahanzi ba jenoside yakorewe abatutsi bari bazwi cyane harimo Rugamba Sipiriyani, Sebanani Andre, Bizimana Roti, Rodrigue Karemera n'abandi. Uyu munsi nyemera turebere hamwe amwe mu mateka mu bahanzi ba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nge ndi Hussein, ikaze. Nyemera rero bamwe mu bahanzi ba jenoside yakorewe abatutsi. Dutangire kuri Rugamba Sipiriyani. Rugamba Sipiriyani yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi ndetse n'umuririmbyi. Yamenyekanye cyane mu itorero ryitwa Amasimbi n'Amakombe, ryamufashaga mu ndirimbo yahimbaga. Yahimbye indirimbo nyinshi zirimo iziyingayinga 400 zihimbaza Imana. Ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda batazibagirana kubera inganzo idasobanya igeze ubutumwa bwiza ku banyarwanda burimo gukunda Imana ndetse n'abantu. Rugamba Sipiriyani yavutse mu mwaka w'1935. Yavukiye mu gace k'icyaro ahitwa Karama mu cyahoze ari komini ya Karama n'ubundi muri Gikongoro ya kera ahitwa ku Muyange. Kuhagera uvuye mu mujyi wa Nyamagabe ni ibirometero 12. Ababyeyi be ni Bicakongera Michel na Nyirakinani Terezi. Yavutse ari umwana wa 4 mu muryango w'iwabo. Akivuka yiswe Sirikare. Amaze gukura nibwo yafashe izina rya Rugamba. Umuhungu we asobanura inkomoko y'iri zina yavuze ko bigoye kumenya impamvu yanze izina yari yiswe n'ababyeyi, gusa ko yagiye abyumva mu muryango n'ababanye nawe bavuga ko yabitewe n'uko yumvaga Rugamba ari ryo rimubereye, cyane ko yabonaga ubuzima agiye gucamo nabwo bwari urugamba. Amakuru avuga ko Rugamba yavukiye mu muryango utarakundaga gusenga, ariko we yabyirutse akunda Imana. Amashuri abanza yigiye muri paruwasi ya Cyanika ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Ngo kubera ubwenge yari afite mu mashuri abanza yari ku kigero cy'ubwenge kirenze cy'abanyeshuri biganaga, byabaye nk'uko musimbutse imyaka 2 yasimbukijwe amashuri 2 yose. Nyuma yo gusoza amashuri abanza yakomeje mu yisumbuye muri seminari nto ya Kabgayi izwi ku izina rya Serewo. Rugamba yifuzaga kuba umupadiri. Nyuma yavuye i Kabgayi akomeza muri seminari nkuru ya Nyakibanda, aho yahavuye atakomereza muri kaminuza i Bujumbura mu ishami ry'amateka. Kujyayo yabifashijwemo n'abakoloni b'Ababiligi. Asoje ayo masomo yaje gukomereza icyiciro cya 3 cya kaminuza mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvre. Nubwo yigaga yanabivangaga n'ibikorwa by'ubusizi n'ubuhanzi. Ubwo yari mu Bubiligi yahahimbiye indirimbo nyinshi, anandika ibitabo byinshi bitandukanye byibanda ku gukebura umuryango nyarwanda. Mu mboni ye yabonaga ko umuryango nyarwanda uri kuyoba ugana habi, haba mu ivangura ndetse no kwijandika mu bwicanyi. Imyaka yarashize indi irataha, igihe kigeze Rugamba agaruka mu Rwanda. Ubwo Rugamba Sipiriyani agaruka mu Rwanda yakoze muri Minisiteri y'Ubuzima. Ahavuye mu gihe kingana n'umwaka umwe yabaye perefe wa Kibuye. Si ibyo gusa kandi kuko yabaye umuyobozi w'ishuri nderabarezi rya EPN. Yewe yaje no gukora mu cyahoze ari IRST, yahagaritse gukoramo mu 1989. Hose yagiye akora wahumvise. Nubwo yakoraga ibyo byose, Rugamba Sipiriyani byamubuzaga gukora ibikorwa bye bijyanye n'ubusizi ndetse no guhimba indirimbo. Urukundo burya ngo rushaka ruramusanga. Rugamba Sipiriyani yakunze umukobwa witwa Mukangiro Saverina, kenshi cyane akamuhimbira ibisigo, indirimbo ndetse n'ibihozo. Muri byo harimo nka Musa n'Inyange n'ibindi. Yahimbye imitoma imurata imico n'uburanga. Yari imvano y'inganzo ye yuzuye. Inzira ntibwira umugenzi
isi yuzuye umwijima, kuyoba n'ubucucu buhetse ubundi bwa kiremwa muntu rimwe na rimwe ntibijya bituma ibyishimo biramba. Mu mwaka w'1933 Rugamba Sipiriyani yabuze umukunzi yari yarihebeye kubera politiki y'ivangura. Mukanyiro Saverina wari warihebewe na Rugamba Sipiriyani yishwe ari kuri Noheli, yajugunywe mu mugezi wa Mwogo, yazize uko yavutse, yazize ubwoko atihaye, abantu babuze ubumuntu muri we. Nabyirutse nkura ngejeje ubu numva ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Kubaho ni ukubana, tambuka ntawe ukandagiye, uhige ntawe umenesheje, isi wayisanze mutari wenyine, nta nyirayigira, buri umwe wese aracumbitse, igihe kizagera yiveho uzasiga inkuru cy'imusozi. Rugamba Sipiriyani warwanye neza n'umuryango wa Mukanyiro Saverina wari waramaze kwicwa, yahisemo kuwugumamo, maze ubwo yagarukaga mu 1935 yahise ashaka undi witwaga Mukansanga Dafroze. Uyu yari mubyara wa Mukanyiro Saverina. Ayo mazina abiri twagarutseho niyo Rugamba yatangiriyeho mu guhimba ibisigo. Bimwe muri byo bisigo twavugamo Amibukiro, Cyuzuzo ndetse n'ibindi byinshi. Mu gihe Rugamba Sipiriyani mu mashuri yisumbuye muri seminari nkuru ya Nyakibanda, aho yategurirwa kuba umupadiri, yaje kuba umuhakanyi, yiyomora ku myemerere yo kwemera Imana nta yindi mpamvu uretse ko impamvu zaba zaramuteye gutera umugongo Imana ndetse na Kiliziya Gatolika, ngo ni uburyo yabonaga bihaye Imana bo muri icyo gihe cye ndetse n'abo yemeye mbere babibaga urwango mu bantu. Inyigisho z'abasenyeri zo gutandukanya Abanyarwanda zatumye atakariza icyizere umwuga wo kwiha Imana, ahita abihagarika. Ni gute wambwira Imana ariko ibyo ukora ari bya sekibi? Urugero rutangwa ni nk'inyigisho za Musenyeri André Perudi wari umushumba wa diyoseze ya Kabgayi hagati y'1959 n'1989. Inyigisho z'uwo musenyeri wari ufite inkomoko mu Busuwisi ziri mu byateye Rugamba gutakariza icyizere umwuga wo kwiyegurira Imana, afata icyemezo cyo kubihagarika kubera ko yibonagamo ko uyu umurage mubi w'amacakubiri mu Banyarwanda. Ikindi cyaba cyaramuteye kureka inzira yo kwiha Imana no kuyemera nuko yari acengewe n'agace k'isomo rya filozofiya kavuga ihame ryo kubaho kw'ibintu hatabayeho iremwa, existentialisme et materialisme. Iri hame ryazanywe n'umuhanga w'umufaransa mu by'imitekerereze ya muntu witwa Jean Paul Sartre. Ryatumye Rugamba abona ko yari yaribeshye ko Imana ibaho. Kuva ubwo yafashe icyemezo ahagarika kuba padiri habura imyaka 2 yonyine. Nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier yabivuze, yagize ati umubyeyi wanjye ntiyashobora gukora ikintu igice, icyo gihe yahindutse umuhakanyi karundura ku buryo yashoboraga no kukubona umusaraba akawuvunamo kabiri. Nyuma y'igihe Rugamba yongeye kwizera Imana. Ibi ngo ni nyuma yo kumva ijwi ry'Imana ubwo yari avuye kwivuza mu Bubiligi, ngo iryo jwi yaryumvise ari mu ndege maze aryumva rimusaba guhinduka. Kuva ubwo buri wese atangira guhimba indirimbo nyinshi zihimbaza Imana. Indirimbo yitwa Umurage w'Intore niyo ndirimbo ya mbere yakoze avugamo ijambo ijuru ubundi atemeraga. Ni indirimbo yahimbye asa n'usezera, aho yagiraga ati nindamuka ntashye muzabyine sambwe, ariko nanjye iryo juru ryerade nk'inyange, inyamibwa yabasumbye ahora atetse ntegereje, ndashaka kuzaryinjiramo mpamiriza. Annick Besconde umufaransa wakoranaga na Rugamba muri Communauté d'Or Emmanuel nawe avuga ko ubwo Rugamba yari amaze guhinduka yatangiye gukunda Imana na Yezu Kristo kurusha n'abihaye Imana. Besconde avuga ko kuva yavuka atigeze abona abantu bakundana nka Sipiriyani ndetse na Dafroze. Jean-Luc Mowens umubiri wakoranaga na Rugamba Sipiriyani wari n'inshuti ye ya hafi, avuga ko Rugamba ubwo yari avuye kwivuza mu Bubiligi yamubwiye ko yicuza igihe yataye abangamira umugore we. Nubwo yahimbye indirimbo nyinshi zigakundwa n'abatari bake, ntiyigeze aziririmbamo. Icyo bivuze nuko indirimbo ze zose zicurangwa ku maradiyo atandukanye, indirimbo ze zumvikana hirya no hino nta jwi rye ririmo. Ibi umuhungu we Rugamba Olivier arabihamya. Yarahimbaga agatoza, akaba yafata ijwi ry'umuntu akarigorora, akawugororera ijwi rwose no ukavamo umuririmbyi mwiza cyane. Ariko mu ndirimbo ze zose mwumvise nta na hamwe ijwi rye ryumvikanamo, ahubwo yaratozaga abana b'abakobwa, abasore, abagabo, akabagorora amajwi akayahuza, akabamo za ndirimbo mwumvise, ariko nta namwe yunganiwe kandi n'umuhanzi Ngarambe François Xavier nawe wemeje ko mu bihangano bya Rugamba Sipiriyani nta jwi rye ribamo. Wavuga ko ngo yari afite ijwi ritabasha kuririmba, avuga ko yamenye atoza abantu, akamenya gufasha kugorora ijwi kubera uburwayi yigeze kugira. Ijwi rye ryari ryarangiritse, ahitamo kujya atoza abaririmba mu ndirimbo ze, wakandika akanabatoza. Rugamba Sipiriyani taramaga mu bitaramo n'inkera z'ibwami ku ngoma y'umwami Mutara wa 3 Rudahigwa. Yari afite n'irindi zina yari yarahawe aho muri ibyo bitaramo, izina rya
urwamo rw'impundu. Mu bindi byaranze Rugamba Sipiriyani harimo gushishikariza abanyarwanda kuba inyangamugayo no kugira indangagaciro nyazo zikwiriye u Rwanda. Ibi ni ibigaragara mu ndirimbo zirenga 400 yagiye ahimba. Zimwe muri izo ndirimbo twagaruka aka kanya zirimo Ntumeho, Inda Nini, Jya Umenya Gusaza Utanduranyije Cyane, Agaca ndetse n'izindi. Ubu Rugamba Sipiriyani yibukwa nk'umwe mu bantu bateje imbere ubuvanganzo nyarwanda ndetse akanafasha abakiri bato kumenya uko ururimi rwacu rwubakwa. Si ibyo gusa kuko Kiliziya Gatolika n'abandi bakristo yabasigiye ibihangano by'indirimbo zisingiza Imana zirimo ubuhanga buhanitse. Indirimbo ze kandi n'uyu munsi ntabwo zifatwa nk'indirimbo nziza gusa, ahubwo ubutumwa buzikubiyemo bufatwa nk'impanuro za none, ejo n'ahazaza ku bakuru n'abato. Ikindi wamenya ni uko muri 2014 Padiri Rutinduka Rora yakoze ubushakashatsi ku buzima bwa Rugamba Sipiriyani maze namwandikaho igitabo. Uyu yaje gusaba ko Rugamba Sipiriyani yagirwa intwari mu Rwanda kandi na Kiliziya Gatolika ikazamushyira mu batagatifu. Ibi byose we yavuga ko Rugamba Sipiriyani yakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Uwari umuyobozi w'abasenyeri mu Rwanda icyo gihe, Musenyeri Thaddée Ntihinyurwa, yavuze ko umuryango wa Communauté d'Or Emmanuel wasabiye Rugamba kugira umutagatifu. Naho François Xavier Ngarambe we yavuze ko iki gitekerezo kitari cya vuba kuko ku itangiro cyaturutse kuri Papa Yohani Pawulo wa kabiri ubwo yari mu Rwanda. Byose bisabwa kuri we byamaze koherezwa i Roma kugira ngo azafatwe umwanzuro. Rugamba Sipiriyani n'umufasha we Mukansanga Daforoza nibo bashinze umuryango witwa Communauté d'Or Emmanuel mu Rwanda hari mu mwaka w'1990. Hanyuma yaho yanashinze ikigo cyabitiriwe gifasha abana bo mu muhanda. Rugamba Sipiriyani yakoze imirimo itandukanye muri leta, ariko mu myaka ye ya nyuma yaje gukurwa mu kazi igihe kitageze. Ibi byabaye kubera ko atihanganiraga akarengane akariko kose. Ibi kandi yabyamaganaga bicishije mu buhanzi bwe. Olivier Rugamba arabitubwira. Iyo ucukumbuye neza ukareba inganzo ya Rugamba, ni umuntu wibandaga cyane ku kwanga akarengane cyane, agashaka ko buri munyarwanda arangwa n'ubunyangamugayo. Ni ibintu bigaragarira cyane mu buhanzi bwe. Ibyo abantu bazi cyane ni indirimbo, kubera ko burya afite indirimbo, afite ibisigo, afite ibitabo byinshi yanditse, ariko burya ko indirimbo iryohera amatwi kandi ikaba ari nayo akenshi yoroshye kuyibona kuko no kuri radiyo ziba zinyuraho naho bazibona, ariko nk'igisigo kugira ngo umuntu agifata agisoma azacyumva biragoye kuda kumva indirimbo roza. Kenshi ndavuga indirimbo kuko arizo abantu bamenye cyane, inyinshi cyane cyane indirimbo ze zirimo ibice byinshi. Indirimbo zihimbaza Imana, indirimbo zivuga ku muco w'u Rwanda, indirimbo zivuga ku butwari bw'Abanyarwanda. Ibyo byose rero akenshi usanga yashaka kugaragaza ubunyangamugayo bw'umunyarwanda, ubutwari bw'umunyarwanda, uko umunyarwanda yakagombye kuba yitwaye muri bagenzi be, uko yakagombye kuba intangarugero. Ni ibintu bigaragara mu ndirimbo nyinshi ze. Hari nyinshi aho bavuga ati umuti utite n'ukwanga guhemuka. Iyo uyisomye cyangwa ukareba ibitero byayo, izo yita Ntumeho, izo ati Jya Umenya Gusaza Utanduranyije, aho bose agenda agira inama buri muntu uko yakagombye kwitwara muri sosiyete abamo. Ese Rugamba yishwe ryari? Rugamba Sipiriyani yari atuye Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya IFAK. Aho hafi hari ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare barindaga uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Amakuru mu mateka yanditswe avuga ko Rugamba Sipiriyani yarashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa, bityo ngo byari bigoye ko yarokoka. Ubwo indege ya perezida Habyarimana yagwaga mu ijoro rya tariki ya 6 Mata 1994, umuryango wa Rugamba Sipiriyani uri imiryango ku ikubitiro yahereweho yicwa. Ni muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be Rugamba Olivier na Dorcy Rugamba. Bo batari baraye muri urwo rugo, bari baragiye i Butare. Hari ibyo batajya bibagirwa, bahora bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yari azi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yari yarayasenga n'umuryango we, ndetse yari yarayanasohoye indirimbo ye yise Nzataha Yerusalemu Nshya. Ababishe babanje kubakubita ibibuno by'imbunda, nyuma barasa amasasu y'urufaya. Umwana we warokokeye aho ni Sidara Rugamba. Rugamba Sipiriyani yishwe kugubitiro nk'uko wabyumvise mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hari tariki ya 7 Mata. Nubwo yishwe kuri iyo tariki, ariko abo umuryango we bamwibuka by'umwihariko tariki 15 Kanama. Iyi ni tariki Rugamba ubwe yihitiyemo mbere y'uko yitaba Imana nk'uko byasobanuwe n'abo umuryango we. Rero bavuga ko yasabye ko igihe azaba yaratabarutse yaza
azajya yibuka ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Olivier Rugamba arabitubwira. Rugamba Sipiriyani nabo bajyanye umufasha we n'abana be ku itariki 7 Mata. Turamwibuka kuko twibuka abandi banyarwanda bose baguye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubwo we umuryango we wishwe kuri iyo tariki amasaha mu gitondo saa 3 na saa 3 n'igice. Ariko noneho tukaza kujya undi munsi mu mwaka itariki 15 z'ukwezi kwa munani ku munsi mukuru wa Assumption. Ushobora kwibaza uti kubera iki iyo tariki? Kuma mwaramwibutse ku itariki 7 Mata ku kimwongera kuri undi munsi. Ubundi umubyeyi wacu tumwibuka buri munsi, ariko noneho muri Mata twibuka tumwunamira nk'uko twunamira abanyarwanda bose bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko noneho kuri uwo munsi 15 Kanama ntabwo tumwibuka gusa nk'umubyeyi watuvuyemo wazize we n'umuryango we wazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ahubwo noneho tumwibuka umubyeyi wasize icyo asigiye umuryango we n'igihugu. Twibuka inganzo ye, twibuka ibi byose yadusigiye, izi ndirimbo, ubusizi, ubuhanzi bwe bwose, ibitabo byo yadusigiye byose, tumwibuka nk'umuhanzi. Icyo gihe rero turaterana umuryango n'abamuzi n'abamukunda n'abafite amatsiko yo kumenya imibereho ye. Akenshi dukunze guhurira kuri, iyo tutahuriye kuri Sainte Famille duhurira kuri Comité d'Emmanuel, tukabanza igitambo cya misa kubera ko yari umuntu wemera Imana cyane n'umuryango we. Noneho nyuma yaho bya bice nabwiraga itorero abasibi n'amakombe na kuri Rugamba bakadutanamira. Muri icyo gitaramo noneho n'umuntu utaragize amahirwe yo kumubona tumuganiraho, abantu baturuka hanze bakaza. Uwo munsi rero niho tubiganiraho, amatsiko afite amatsiko tukayabamara. Yewe hari n'igihe hari n'abavuga bati dukeneye kumenya n'izo ndirimbo twazikura, abashaka kuzikora bakaba bazibona. Uwo munsi wose bari umunsi wahariwe kumuvugaho nk'umuhanzi, tukavuga umurage wose tukawuganiraho. Itariki 15 Kanama za buri mwaka. Yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi ndetse n'umuririmbyi. Yamenyekanye mu itorero ryitwa Amasimbi n'Amakombe, ryamufashaga mu ndirimbo yahimbaga. Yahimbye indirimbo nyinshi zirimo iziyingayinga 400 zihimbaza Imana. Umuhanzi Rugamba Sipiriyani ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda batazibagirana kubera inganzo idasobanya yageze ubutumwa bwiza ku banyarwanda burimo gukunda Imana ndetse n'abantu. Rugamba Sipiriyani ntazibagirana. Turacyarimo turarebera hamwe amateka y'amwe mu bahanzi ba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyemera dukomereze kuri Sebanani Andre. Sebanani Andre ni undi muhanzi wa jenoside yakorewe abatutsi. Sebanani Andre yari umuhanzi ukomeye wakunzwe ndetse na n'ubu ibihangano bye bigikora ku mitima ya benshi. Uyu mugabo yamenyekanye cyane muri orchestre Impala. Si ibyo gusa kandi kuko Sebanani Andre yabaye umukinnyi ukomeye w'amakinamico yacaga ndetse na n'ubu akinyura kuri radiyo y'igihugu. Icyo gihe yabarizwa mu makinamico y'itora Indamutsa y'icyahoze ari Rainfall. Sebanani yasize umugore witwa Mukamurisa Anne Marie ndetse n'abana 4 harimo n'abakurikije umwuga we. Sebanani Andre yari umunyamakuru n'umuhanzi wari ukunzwe cyane ndetse na n'ubu gikunzwe na benshi nubwo atakiriho. Indirimbo nka Urabaruta, Karimi Kashyari, Zuba ryanjye, Urwo ngukunda n'Ikimeza, Mama Munyana, Nkumbuye umwana twareranywe, Susuruka yaririmbanye n'umufasha we n'izindi ziri mu rwibutso rukomeye yasigiye Abanyarwanda ndetse n'abandi. Sebanani Andre turimo tugarukaho yavutse mu 1952, avukira mu cyahoze ari komini Kigoma muri perefegitura ya Gitarama. Aha kuri ubu ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Nyanza ya Butare
wabuze abawe. Sebanani Andre amashuri yisumbuye yize Shyogwe, nyuma yaje gukomereza muri College Officiel de Kigali, ariko yaje kwirukanwa mu ishuri ajya gukora ubucungamari muri Trafipro i Kabgayi. Ibindi wamenya kuri Sebanani Andre nuko atari mu buhanzi bw'indirimbo gusa yamenyekanyemo, ahubwo yanamenyekanye cyane mu kinamico zitandukanye. Mu kinamico naho kinanye ubuhanga buhanitse, n'ubu izo kinamico abantu baracyazikunda. Zimwe muri izo kinamico azwimo cyane ni nk'izitwa Nzashinga urugunzu nkiri ingagi, Icyanzu cy'Imana abenshi mwamenye nk'Uwera. Muri izi kinamico zimwe muri zo yamenyekanyemo cyane harimo aho akina yitwa Sugira Mbarimo Mbazi, mu kinamico yitwa Icyanzu cy'Imana uzwi cyane nk'iya Wera Sebanani ayikinamo yitwa Kwibuka, abenshi bakunze cyane muri iyo kinamico. N'izindi ubuhanga yazikinanyemo bituma benshi badashobora kumwibagirwa. Sebanani Andre nyuma yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda ya Discothèque Phonothèque ya Radio Rwanda, akora muri gahunda yari ijyanye n'urwenya, ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda. Icyo gihe kandi yari umukinnyi w'ikinamico mu itorero Indamutsa. Sebanani Andre yashakanye na Mukamurisa Anne Marie tariki ya 2 Nzeri 1979. Aba bombi babyaranye abana 4. Uw'umuhererezi muri bo yavutse mu 1988, ndetse uw'umuhererezi nyina akaba yaravuze ko atazi se kuko ubwo yaragize imyaka 2 yonyine, bivuze ko ari mu 1989 Sebanani yahise afungwa mu bo leta yari icyo gihe yitaga ibyitso by'inkotanyi. ngo ubwo Sebanani yafungwaga mbere y'uko yicwa mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubuyobozi bwa Orenfor bwanze kumusubiza mu kazi ngo ntibwakorana n'ibyitso. Umufasha we Mukamurisa Anne Marie yarokotse Jenoside, ariko yaje kwitaba Imana muri Nzeri 2015 azize uburwayi. Mbere yaho ariko yatuye indirimbo y'urwibutso umugabo we Sebanani, ni indirimbo yise Uracyariho. Iyi ni indirimbo yavugaga ko yayikoze mu rwego rwo kumugaragariza ko nubwo Sebanani yavuye mu bamukunda, ariko ko bakimuzirikana kandi ko umuhanzi adapfa kuko ibihangano bye bituma aguma mu mitima y'abari bamuzi. Aho kandi ni naho yakomeje avuga ko abantu benshi bamwibukira mu ndirimbo ze ndetse n'amakinamico atandukanye. Si ibyo gusa kuko yakomeje avuga ko kuba Sebanani atakiriho bitavuze ko yazimye, kuko yasize abana baseruka mu izina rye, ngo kandi yapfuye mu buryo bw'umubiri, ariko ngo roho ye ikiri kumwe n'umuryango we, ari nayo mpamvu ngo yamutuye iyo ndirimbo. Ikindi wamenya nuko Sebanani Andre yari afite impano yo gucuranga akoresha ibyuma bya kizungu nka piano, gitari, kuvuza ingoma ndetse n'ibindi. Naho mu mwaka w'1993 nibwo yinjiye mu itsinda rya orchestre ryitwaga Vox Populi. Nyuma yaho Sebanani Andre na bagenzi be baje gutangiza orchestre Imara. Iyi yarakunzwe cyane ndetse kugeza n'ubu iracyakundwa na benshi. Kuva icyo gihe ngo bahise no mu kazi n'akabyiniro ka Pepera Rose. Icyo wamenya nuko Sebanani Andre ari wenyine we muhanzi mu muryango w'iwabo, nk'uko byemejwe n'umufasha we Mukamurisa, ari nayo mpamvu yemeza ko inganzo ye nta handi yayikomoye uretse kuba yarabyiyumvagamo gusa. Akomeza avuga ko Sebanani yari afite ibihangano by'umwimerere we, kandi ko yibandaga cyane ku buzima busanzwe ndetse no kwerekana ibitagenda neza iyo yabonaga ibintu bizamba mu muryango nyarwanda ndetse no ku rukundo. Mukamurisa umufasha wa Sebanani yakomeje atangaza ko Sebanani yajyaga guhanga yabanzaga akitegereza uko umuryango nyarwanda uhagaze ku gihe cye, ahereye ku baturanyi ba hafi. Yaririmbaga urukundo rwa kivandimwe agamije kurubyutsa kuko urwa benshi ngo rwari rwarakonje, ndetse n'urw'abasore n'inkumi. Sebanani Andre ngo yari umuntu urangwa n'urugwiro ndetse yarangwaga no gususurutsa abo bari kumwe akoresheje ibihangano bisetsa. Sebanani Andre yakundaga kwegera abana bakabigisha kwanga umugayo n'umushiha, nk'uko mu buhanzi bwe habaga higanjemo amagambo yamagana urwango, amatiku, kwivanga mu nyangire n'ibindi. Sebanani kandi yagiraga abantu inama, nk'uko byumvikana cyane mu butumwa bukubiye mu ndirimbo ye yise Karimi ka Shyari, aho yakanguriraga abantu kurangwa n'umutima ukunda bakirinda kubabazwa n'ibyiza abandi bagezeho. Nyakwigendera Sebanani Andre yararimbaga, ndavuga ko yari umuhanzi akaba n'umukinnyi w'ikinamico. Ikindi kandi yari n'umunyamakuru wa Radio Rwanda nk'uko twabigarutseho. Uyu Sebanani Andre akaba yarishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Sebanani Andre ntazibagirana. Undi muhanzi wazize Jenoside ni Karemera Rodrigue. Umuryango nyarwanda by'umwihariko abakunzi ba muzika ntibazigera bibagirwa na rimwe ibihangano n'ubuhanga bya Karemera Rodrigue yari yarakuye mu ishuri rya muzika. Indirimbo ze nk'iyitwa Kwibuka benshi bakunze kwita Hagati y'Ibiti Bibiri n'izindi zose ntizigera zibagirana mu muziki nyarwanda. Uyu mugabo wakoraga umuziki waririmba ku giti cye mu ijwi ryiza rizira amakaraza, indirimbo z'urukundo n'izindi ziganjemo impanuro ku muryango nyarwanda, ubutumwa buciye mu ndimi nk'ikinyarwanda
Igifaransa ndetse n'Icyongereza. Karemera Rodrigue yari umwe mu bahanzi bari bakomeye kandi banakunzwe na benshi hano mu Rwanda. Uyu nawe yahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Karemera Rodrigue azwi cyane mu ndirimbo zifite amagambo aryoheye amatwi n'ijwi rye rigororotse. Iyo wumvise indirimbo ze yahimbye guhera mu myaka y'1970 wumva zuje ubuhanga ndetse n'injyana y'ibyuma bicuranze neza kandi binogeye amatwi. Karemera Rodrigue yakoze indirimbo nyinshi mu ndimi zitandukanye nk'Ikinyarwanda, Igifaransa, Igiswahili n'Icyongereza. Ibi rero bikamuha gukundwa n'abumva izo ndimi zose. Karemera Rodrigue ngo yari umwe mu bahanzi bari bazi umuziki bitari gusa impano, ahubwo yari anafite impamyabushobozi ihanitse muri muzika yakuye muri kaminuza i Burayi. Ikindi kandi Karemera yari umwe mu bahanzi bake bakoraga amashusho y'indirimbo. Naho umwaka w'1995 kuzamura, Karemera Rodrigue yari mu bahanzi batatu bari bagize itsinda Pamaro. Iyi ni impine mu magambo arambuye yari Pascal, Auguste, Martin na Rodrigue Karemera. Pamaro ubwo ari muri iryo tsinda nibwo yaririmbye zimwe mu ndirimbo zatumye amenyekana cyane. Indirimbo twavuga ni nk'ubara ijoro. Iyi ndirimbo turaza kuyigarukaho wumva ukuntu umunyarwanda yari yaratesetse. Ngo nubwo Karemera Rodrigue yari umuhanga kandi inganzo y'inyura benshi, ibyo ngo ntibyabujije ko yagiye ahohoterwa mu buryo butandukanye azira amacakubiri ashingiye ku bwoko. Urugero ngo ni nk'ubwo yahimbaga indirimbo ubara ijoro ya mbere ndetse n'iya kabiri, leta yari icyo gihe yamureze ko ari guhamagarira inyenzi gutaha, hanyuma ngo ibyo yaje kubizira. Nyamara ngo ubutumwa wari ukubiye muri iyo ndirimbo ubara ijoro bwari bugenewe umuvandimwe wari warahungiye muri Uganda maze agaherayo. Icyo rero ngo we yari agamije kwari ukugira ngo arebe ko yabona amakuru y'umuvandimwe we. Nkwibukije gato muri iyo ndirimbo ubara ijoro, Karemera Rodrigue yagize ati: muvandimwe wanjye ubara ijoro uraho uracyakomaho, natwe ino ngaho turaho, uretse ko utaza agakuru kawe uzagira ugaruka ubara ijoro, twese uko turi turagukumbuye. Karemera Rodrigue iyi ndirimbo yarayizize. Karemera Rodrigue na benshi mu muryango we bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Karemera Rodrigue ntazibagirana. Turimo turebera hamwe amateka y'umwe mu bahanzi ba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyemerera dukomereze kuri Bizimana Loti. Bizimana Loti nawe n'undi muhanzi wazize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugabo yari afite umwihariko mu miririmbire ye. Bizimana Loti yakoraga indirimbo ziganjemo gushyenga no gutebya, ariko izo ndirimbo ze zose zabaga zuzuyemo impanuro ndetse n'ubuhanga buhanitse. Injyana ye nayo yari umwihariko, kimwe mu byashimangiraga ubuhanga bwe n'itandukaniro ku bihangano bye n'iby'abandi bahanzi. We indirimbo nka Namunoza yaririmbamo ngo nsigaye ndi umuzungu, nsigaye nitwa Patoro, abenshi mwamenye ni ya Bizimana Loti, ndetse n'izindi zitapfa kwibagirana mu mateka ya muzika nyarwanda. Bizimana Loti ni impano ikomeye umuziki w'u Rwanda wabuze. Yishwe azira uko yavutse ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bizimana Loti ntazibagirana. Undi muhanzi wazize jenoside yakorewe abatutsi ni Uwizeye John. Uwizeye John yavutse mu 1957, avukira Rusororo mu karere ka Gasabo. Yatangiye umwuga wa muzika afite imyaka 15, icyo gihe hari mu 1982. Yakomeje umuziki we maze yubaka izina kugeza mu 1994 mbere y'icwa rye muri jenoside yakorewe abatutsi. Uwizeye John yishwe ate? Evanisi Mukamusoni warokoze jenoside akaba n'umufasha w'uyu muhanzi Uwizeye John yatangarije The New Times ko umugabo we yatewe ishoka kugeza apfuye ngo hari tariki ya 14 Mata 1994. Indirimbo Agasozi Keza ka Rusororo ni imwe mu zo mu bihe byatambutse ifite abakunzi batari bake. Yaririmbwe n'uyu mugabo witwa Uwizeye John. Uyu muririmbyi waririmbaga ku giti cye nawe yatewe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uwizeye John ntazibagirana. Saho bahanzi gusa kandi twagarutseho kuko hari n'abandi baba mu orchestre ndetse no mu makorali atandukanye. Abandi bahanzi barimo Sekimonye Emmanuel, Gatete Sadi baririmbaga mu orchestre Abamararungu, Rugero Inyange Eugene wari mu orchestre Ingeri, tutibagiwe na Bizimungu Dino warimbaga ku giti cye jenoside yakorewe abatutsi nabo ntiyabasize. Aba bose nibateze kwibagirana. Abahanzi biganjemo abaririmbyi bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi higanjemo cyane ab'igitsina gabo, ariko sibo bonyine. Murebwayire Mimire yari umwe mu bahanzikazi bakoraga umuziki wabo baririmba mu orchestre. Murebwayire yari muri orchestre Restade. Ijwi ryiza rye jenoside yakorewe abatutsi niyatumye rikomeza kuryohera amatwi y'abanyarwanda. Murebwayire Mimire ntuzibagirana. Uretse kandi Murebwayire kwagarukagaho undi muhanzikazi w'Imbabazi Agnes nawe yatewe na jenoside yakorewe abatutsi. Uyu akaba yarakoraga umuziki aririmba ku giti cye, by'umwihariko akaba n'umufasha wa Bizimungu Dieudonné kugeze kugarukaho haruguru, nawe wari umuririmbyi. Aba bazwi cyane mu ndirimbo kandi yitwa Ngwino
iyi ni indirimbo bafatanyije mu kuririmba. Aba bombi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 maze bagenda bakiri bato kuko Bizimungu yari afite imyaka 35, Uwimbabazi afite imyaka 34, maze basiga umwana umwe w'umukobwa witwa Kayezu Nowera nawe waje kuba umuhanzikazi. Uwimbabazi Agnes na Bizimungu Dieudonné ntibazibagirana. Amakorali atandukanye ya Kristo nayo yabuze abaririmbyi bayo bahanikaga amajwi meza bahimbaza yabaremye, bahimbaza Imana. Muri abo baririmbyi harimo nk'uwitwa Sorovia Muremye waririmbaga muri korali Ndahemuka Rwakabayiza Berkimasi na Kayigamba Jean Dodier baririmbaga muri korali do Kigali, ndetse n'uwitwa Kalisa Bernard uyu yarimbaga muri korali Ijuru. Naho korali Abagenzi yo mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi yabuze abaririmbyi 5 muri jenoside yakorewe abatutsi. Abaririmbyi ba korali Abagenzi ba jenoside yakorewe abatutsi si izo korali gusa, hari n'izindi nyinshi zabuze abaririmbyi bazo muri jenoside yakorewe abatutsi. Aba bose ntibazibagirana. Mu gihe cyo kwibuka abanyarwanda n'isi yose muri rusange, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, abakunzi ba muzika, imiryango abahanzi bakomokagamo ndetse n'abakomokaho turabifuriza gukomera muri ibi bihe biba bitoroshye. Gusa ikizwi nuko niyo umuhanzi yapfa imyaka magana n'amagana, biragoye ko igihangano yasize cyasaza cyangwa ngo kikazimira. Ubutumwa bwiza, impanuro z'ikirenga, inama z'indashyikirwa, gususurutsa byabaranze abahanzi mu gihe bari bakiri ku isi bizakomeza kuba intwari ikomeye kuri bo mu gukomeza kwibukwa na benshi. Imana ikomeze ibatuza heza, abo mwasize ntawe uteze kubibagirwa, muzahora mwibukwa. Uyu ni umusozi w'iki cyegeranyo cyagaruka ku mateka ya bamwe mu bahanzi ba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twibuke twiyubaka. Mwese mwahisemo kutwumva, ndabashimiye. Nge ndi Hussein.